Muraho nshuti bakunzi ba Channel Denizefari TV, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuje kandi ndabakunda gatanu kuri gatanu. Reka mbifurize ishya n'ihirwe, kandi nukuri muradukunda, turabizi, turabazirikana natwe. Niyo mpamvu aka kamwanya tubashimira tuvuga tuti Uwiteka abagirire neza, mbaturiyeho umugisha uturuka hera y'urusengero, kandi ijambo ryarambwe ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Imana y'amahoro, Imana rubasha, Imana rugira, Imana idasumbwa, Imana idatetereza abayisenga, kandi intwari mu ntambara, ikuremera amashimwe kandi guha umugisha, yongere kukugarukaho, yongere kukwibuka, yongere kukuvuganira, yongere ize mu byawe, kandi nukuri imbaraga z'Imana zikugereho. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa mbere. Haravuze ati, dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umurongo wa 5. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, iyaremye ijuru ikaribamba, iyarambuye isi n'ibiyivamo, kandi abayigenderaho ikabaha ubugingo. Njyewe Uwiteka Imana yawe naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu, nguhe kuba umucyo uvira abanyamahanga bose, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Umurongo wa 9. Ni Yesaya 42, twahereye ku murongo wa mbere tugeza ku 9. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibisa ndabibamenyesha, mbibabwire bitari byaba. Nimuririmbire